Murakaza neza kuri channel yacu yitwa Ambaraneza Samuel. Tubahaye ikaze abakurikiye Ambaraneza Samuel. Aka kanya tugiye kudoda akaribaya keza, ni agafashoni kameze neza, ndi kugira ngo mukitegereze neza. Ariko mbere yuko dukomeza, mbere yuko dukata kino gitambaro cyacu, twafashe igitenge gifite ibipapuro nicyo turi gukora. Turafata rero hano utuntu dufite, sinzi niba uramenye two ariko reka mbibabwire. Rero turafata peteroli dushyire hano, hari igipapuro, niturangiza duse nkaho turi kuvuguta. Ndabizi neza ko igipapuro kirahita kikuraho ako kanya. Niwo muti wo gukuraho ibipapuro neza, ntihasigare hanamatira habe na gakeya. Dore nuko nguko bita byikuraho rwose. Rero ntabwo wakata hakiriyo ibipapuro, ariko nubona udafite peteroli uzabikuze amavuta y'imashini. Nubona nta mavuta y'imashini ufite uzabyihorere, ubanze ukate, noneho uze kubikuzaho ipasi inyuma. Kirazira kubikuzaho ipasi mbere yuko ukata, kuko iyo imashini ihageze ntabwo idoda. Iyo imashini igeze hano hantu hari igipapuro, ukaba wagikuyeho utakoresheje peteroli, hariho bya bintu bimatira. Iyo imashini ihageze irahagarara rwose ntihadode. Ariko iyo wakoresheje peteroli cyangwa amavuta y'imashini bivaho neza. Hari abantu benshi ubona bambaye neza, ariko ugasanga ibintu by'ibitenge ibipapuro ku bitenge babibakuriyeho nabi, ugasanga ni ibintu bibabaje cyane. Ugasanga umuntu yari yaberewe, ariko bitewe n'iyo nenge ibintu bibaye nabi. Rero ntabwo waba warigiye muri Ambaraneza Samuel ngo ube ugikora ubwo bujiji. Ntabwo bibaho ibyo bintu, ntabwo ari byo. Ntabwo waba ufata rwose, waba uri umunyeshuri ariko nyine wiga, ariko ibintu ntabikore neza. Rero ndabashimiye mwebwe kuba mwahisemo gukurikira amasomo kuri iyi channel. Ariko nanone mbabwira ngo bantu bashyashya, kora subscribe, ufungure inzogera, maze kugira ngo hatazagira video n'imwe gucika. Rero maze kubona ko hari abantu benshi bakunda aya masomo rwose, maze kubabona benshi cyane. Niyo mpamvu rwose mbashimiye wowe wakoze kuri subscribe, ndagushimiye cyane. Imana iguhe umugisha. Kuba tugeze ku bantu bagera ku 5,000 rwose ni iby'agaciro. Ni byiza cyane kuba abantu barakoze subscribe. Ni ibintu binange bintera motivation cyangwa se bikantera courage, ku buryo ibyo nkora rwose numva hari abantu babikurikira, hari abantu babibona, bikanteramo rwose imbaraga nyinshi zo kugira ngo nanjye shyiremo imbaraga kugira ngo mugire ikintu mumenye. Aha rero tugiye gukatira umuntu ufite ibipimo bikurikira. Afite 39 mu gituza, akaba afite 35 mu nda, akaba afite 40 mu nda, uburebure 23, noneho muri tayi 42. Rero iyi 35 mbabwiye ngo ni mu nda, ni munsi y'amabere, ntabwo ari mu nda nyirizina. Ubwo rero kubera ko uyu muntu ari munini, birasaba kugira ngo tuzinge natwe igitambaro kinini, kugira ngo bitaza kuza kudutesha umutwe, cyangwa se tutaza kuza kuburamo ibipimo bimukwiriye. Mwitegereze neza, ndabizi neza ko iyi video irarangira mumenye kugira gute, mumenye gukata iri ribaya ndetse no kuridoda. Aha rero iri ribaya ni magure. Ushobora kwibaza ati se kuki ukunda gukora amaribaya y'amagure? Magure rero buriya impamvu nkunda gukora amaribaya y'amagure, y'amakanzu y'amagure ni nziza cyane. Akajosi kayo kaba kameze neza, iyo umuntu ashaka ko kanama ubona rwose kanitse neza. Niyo mpamvu nkunda gukoresha magure, ariko akenshi biterwa na fashion ndakora izarizo. Hari na fashion
utakora intugu rwose ngo bikunde. Usiga 4 rero ukamanuka 8, uyu ni umurongo wo mu gituza, ukamanuka uburebure 23, ariko kubera ko hari urudodo ruturongeraho tugashyiraho igice. Noneho ubwo ngubwo birarangiye. Ikindi gisigaye ni ugukora hano kuzamuka 2 n'igice, noneho hano tukaba twatambitse 5. Aha rero gutambika 5 hano, uturutse hano uza hano ukazamuka 2 n'igice, uturutse hano ku burebure. Ibi ngibi ni ugusongora iribaya. Kubera ko rero rino ribaya uyu muntu afite 40, byumvikane ko turamutambikira 4 n'igice muri pense. Iyi pense rero hari akari kantu nenda kubereka hano. Hari amaribaya mujya mubona mukabona nko hano hasi hateye ukuntu, kandi mbibereke neza. Dore mukabona hano hasi, dore hateye gutya. Urabona hano ukuntu hariho akantu kaje gutya, noneho hano naho hakaza akantu kaje gutya na hano. Noneho urabona hano aka kantu kazamukiye muri pense. Sinzi na muri kubona ko iyi ngiyi ari pense. Noneho hagahita hazaho aka kantu kaje gutya. Ibi rero nibyo ngiye kubereka uburyo babigenza kugira ngo ushyiremo kano kantu, ariko nanone ukamenya ko kagomba kuzamukira muri pense. Muri makeya iriba tugiye kudoda dore riraba rimeze gutya, n'aya mapesi arazaho. Niyo mpamvu nge none ndaribereka ryuzuye mwarirebye. Dore hano hariho utuntu duteye ukuntu, hariho n'udupesi, ni agafashoni keza. Noneho aha naho hameze gutya, nshaka kubereka uburyo bahakora. Aha rero hameze ko byumvikane ko ari ahangaha. Ahangaha rero ubwo turaba twazamutse 4 n'igice hano. Nituzamuka 4 n'igice rero ahangaha turaza kuzamuka nibura 1 n'igice. Nibura 1 n'igice. Noneho hano haraba hahagaze gutya, ariko hano haze kuba nko hihese gutya. Hano dushyiremo aka kantu gutya. Sinzi niba muri kubireba. Reba ukuntu hameze. Ubwo rero hano ahangaha nitumara kuhakora gutya, turakora ijosi. Ijosi ni 3 n'igice nk'ibisanzwe, tukamanuka 2, kubera ko n'ubundi iri josi ryaza riva, kubera ko turi buze gushyiraho kandi n'ijosi niraba rigaragara fashion yaryo kwimwe. Noneho mu gituza ni 10 kuko ni 40 afite. Hano mu gituza dushyiramo ibipimo by'umukiriya tugabanyije 4. Hano naho tugashyiramo ibipimo byo muri tayi tugabanyije 4. Niyo mpamvu ubona hano nshyizemo 10. Umuntu rero utabisobanukiwe sinzi niba ayanyandikira muri comment, iri ribaye nkazarisubiramo, ariko iri ngiri nzi neza ko ubwaryo ririsobanuye. Noneho hano ukakata gutya, wamara kuhakata gutya, aha naho ukakata gutya. Ubwo imbere n'inyuma haraba hateye kimwe. Aha naho rero ubwo naho aya n'amaha turakata gutya. Noneho ijosi ry'imbere n'iry'inyuma nabyo kubera ko biraba bingana, bivuze ko ndakatira ahangaha. Noneho wamara gukata gutya, kubera ko ijosi riridubuye nta maboko ariho, ubwo hano turahita tuhazana gutya. Sinzi niba mumaze kubimenyera ko iyo dukase gutya cyangwa se iyo tubirindiye gutya kiba kiri bwidubure. Ibintu abantu baba kuri ambaye neza Samuel bamaze kumenyera uburyo biba bimeze. Noneho rero hano ubwo turakata gutya turinganyize, kuko n'ubundi nyine riridubuye, ariko ubwo ikindi turakurikizaho ni uguhita dukora ka gashumi, cya gishumi cyo gushyiraho ya mapesi cyangwa se ya madinda. Iri ribaya nicyo kintu turakora mu gihe gitoya cyane gishoboka rwose. Nakabaye mbikora ari live, ariko ndaza kubibasobanurira neza no mu kudoda. Aha rero ubwo iri baya rirarangiye, hakurikiyeho gukora cya gishumi cyo gushyiraho bya bipesu. Noneho rero bya bipesu kubera ko
kiriya gishumi nibura turagikora gifite kangahe buriya kiraba gifite 3. Uhita wimagine ukavuga se ubu gifite kangahe nk'iyo wakibonye ku ifoto, ariko kubera ko twakirebye neza dushatse twanagipima tukareba, ariko gifite 3. Turakora rero 3 n'igice kugira ngo tuze kubona naka kandi urudodero. Ubwo turaza kuzingamo rero igitambaro gutya, turaza kukizingamo gutya kugira ngo tubone uko dukora kano kantu. Ni gute rero, ni gutya turaza kubigenza. Noneho kino gishumi, iki gishumi ukuntu turagikora, ubwo hano twapimye 7, ni 7. Noneho hano tukakata gutya kuko turaza kugiteranya n'ikindi tuze gukoramo ya madinda. Ubwo ahangaha rero ubwo ni kimwe mwese, reka nkate n'ikindi nacyo ndagikata gutya. Noneho icyo ngiye gukora ni ukugira gute, ni uguteranya hano, ikintu gifatanya n'aha, narangiza nkakidubura, nkahita ndubura. Mana, ni ibintu byoroshye cyane, ahubwo dutinze kuri dodo. Ibi rero birarangiye, ubwo n'amaboko birarangiranye kuko nta maboko ari bujyeho. Ubwo hasigaye kuri dodo. Noneho rero kubera ko tugiye none gukora indi video yo kuri doda, ntabwo nababwira ngo turahita dukomeza turidode, ahubwo reka dusubikira ahangaha. Ahubwo wowe kanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo iyi video y'uko baridoda izakurikiraho, hanyuma nayo uzahite uyibona. Utarakoze subscribe biragoranye kugira ngo ubone notification, ariko iyo wayikoze urumva bihita byumvikana ko nitwongera gushyiraho indi video uzahita ubireba neza. Rero ndagushimiye kubera ko wafashe umwanya wawe ni uw'agaciro, ariko nanone kuba warebye iyi video nabyo ni by'agaciro kuko hari byinshi ugomba kuhungukira. Imana iguhe umugisha, Imana ikurinde. Ngiye mwabanye ni Samuel, iyo channel yo ni Ambara Neza Samuel. Bye.